hari indi ndirimbo wigeze kuririmba yitwa Godfather ugiriye muri stu nabonye ukuntu ari azi Twitter Mm. ndavuga ati sindi bwo agiye gusubizanya nawe muri ubu buryo nemera kumunera mpita munera mu ndirimbo Burya nahise nyica man yitwa ni Godfather yego uriya mu grand frere kabisa ni umuntu w'umugome cyane kabisa we yikundira kugurukana abantu ndagasa we yaguvuyeho gute se kugira ngo umukubite boro yakoze iki yewe yasanze hari ejo nari mfite time yanjye yo kuconnecta n'abafana havamo umufana umwe w'umusazi umugome mpita mwihanize mbona nkamurishije Godfather aba abifatiye abisamiye hejuru ahita abijyanye muri space creating a space ye ahita ngo ni umushumba barayikoze bangiyeho ndavuga akabo bajura metavuga abareza nubwo bari kuntwikira byatari ariko mutima nkaba nanaziranye nawe njewe nago mbazi habe na gato kabisa na space nago nakundaga kuzigwamo cyane ya na umuntu wo kupostinga imirongo yanjye sometimes mbonye mfite uwo mutima tu umuji rero yahise anjyaho angiyeho tubanza gupfubirana turagongana nyuma yaho by the time ngombo ugiye stu ariko bro wamufatiye umwanya munini bari wamugiriye muri stu niyo yari we yanjye yo kuvuga kubera ko nabonye azi gukoresha Twitter cyane birangiye ndi umuntu wemera cyane nabonye ukuntu ari azi Twitter ndavuga ati sindi bwo agiye gusubizanya nawe muri ubu buryo nemera kumunera mpita munera mu ndirimbo burya nahise nyica man ariko kandi I had to nagombaga pe none se uracyibuka imirongo ndacyayibuka sometimes imwe n'imwe ikintu cya mbere nuko nasamporinze Tom Close shout out Tom Close kugira ngo nca agasuzuguro I used my big brother's vocal so neza na nanga ngomba kugatsibeza so wasamporinze ya boro sibeza wabona basanga nko kuguwe neza cyane ni neza fo so ngiyo ndacyayibuka ni bore ya danje mba ndi kumwihaniza nyine having said that, let me get another question from that. Sergio, nk'umuntu ashobora gufata indirimbo ya Tom Close agahita yisampling agakoramo ikindi gihangano yashaka gukora ejo iyo wumvishe bukeye ko hari umuntu uje akaza akavuga ko Tom Close ari overrated nicyo bitekerezaho mu magambo yawe umuntu ashobora kumusamplinga mu buzima busanzwe sinzi ko Tom Close abantu ushobora kubukunda nk'indirimbo ukabukunda nk'indirimbo y'urukundo adakunda ubuzima cyane ugashobora gutekereza Tom Close wowe uko umushaka numubona uko umushaka ukagira ngo ari overrated cyangwa se bari kumukabiriza ariko akaba we afite qualities nyinshi zitandukanye ukajya ureba perceptive yawe kwereka ahantu hamwe kandi atari ikosa ryawe ukabivuga ukuntu bishatse nyine nuko umuntu wabivuze ari umuntu w'umunyamakuru ariko Tom Close overrated kuko ni umu artist waririmbye indirimbo z'ubuzima atari kuririmba ari wa mu R&B artist you creating a craft zerekeza ku rukundo gusa ubuzima abantu ribizo za Sibeza aririmba nyinshi cyane kabisa sinari nkuzi aririmba indirimbo nziza nyinshi mana afiririmba indirimbo biti gikomere urayiziye na Bulldog igikomere buriya rero buriya muvandimwe ashobora kuba yari umufana wenda ukomeye kera wa Tom Close
ukaba muziza ko atari umuba ukubita unyunda uvunagura nabifashe njyewe ntekereje neza kuko Dr. T ni umwicanyi papa sibyo nanjye natekereje nkawe nakoze na blog mvuga gutyo ariko nanjye mba nibaza ko Tom Close yari igikoko mu gihe cye kabisa. Imiziki myinshi twumvaga twaranamutegerezaga asohore. mu kitongo inyuma ahantu muri WhatsApp mu biro by'ibanga. Ewan ndashaka ko dusoza iyi live man. ariko ndashaka ko ubanza ukatubwira nk'ibikorwa byawe bitatu biza gukurikiraho. Nyuma gatoya urabona ko habaho igihe duhereza nk'iri ndirimbo yacu Senga. Umuntu aba ashaka kuyihereza igihe gito, ariko nka nyuma y'ukwezi mfite project ya Dani. Project na shootinze barimo kunyogosha, urabona ko nakigira dread nabaye akana gatoya ubu ndashyushye fo. Dread wazikuyeho? Dread nazikuyeho mu minsi yashize, ntabwo cyumenya amakuru. Indirimbo rero nzi ko wazifutse n'ingofero. Oya, ntabwo zihanje guhinduka luka, nari nabaye murasta cyane bana, nambaraga imyenda yose ngayikiduka dread zanje. Aha turuka baga bana kuhinduka nk'aba super single man do murasta gusa. Ubu ngubu rero nka project igiye kurikiraho, project yerekana abantu banje bandi bashyashya n'abandi nari mfite. So you can be big. Project ikurikiraho bayita vuba. So iyo niyo project nyeraho ko ndi umuhanzi wo mwicanyi kabisa. Iya ikurikiraho ndashaka zitatu zikurikiraho. Yindi ikurikiraho nanone ngo nzongera ngaruke kuri big featuring. I have Kenny Soul on the board. You already know that. People need to know it. Betray. Yes sir. After vuba gendo rwanye ndutangiye ngo kuba mushyashya. Iyo niyo collaboration yindi ikurikiyeho kabisa, kandi ni ebana shout out to Kenny Soul byatari n'umuntu wa danger kuri project tuba dufitanye, ni ikintu kirenze byatari. Izaza ari project ikurikira vuba. I think ngo babwiye nk'ebyiri, indi ikurikira kani yayi ni nyina wayo. None se ubu kugira ngo mvuge bye aka ni akabazo kanyu. Abantu bakuze gukoresha papa umwana wawe, izina ry'umwana wawe bakwita papa nde? Mwana wanjye yitwa Kamba. Nubwo ko ufite abantu bakwita papa Kamba? Abantu banyita, most of my homies banyita papa Kamba, nanjye nkahita mbasubiza ngo Uncle Kamba. Uncle Kamba. Uncle Kamba. Uncle Kamba. Bagaye ngo papa Kamba. Nitaranye mbahamagara Uncle Kamba. Ariko aba artist benshi b'inshuti zanjye barabinyita niko banyitanye. Okay, gugu nanjye najya nkwita papa Kamba usubize Uncle Kamba. Yes sir. Papa Kamba. Kutansubiza? Uncle Kamba. Uncle Kamba kiri gute? Peace. Karayivu twakarangije papa Kamba. Uncle Kamba. Turi kumwe. Thank you so much for your time. Urakoze cyane kuba waje hano kuri live, and at the same time warakoze cyane once again for Fifilaya, and hopefully ewana ibikorwa bya bitera imbere, imigisha yanjye yose ni yawe like I told you.
twarahuje kuriya tugakora nanjye byambereye umugisha. Thank you for everything. All right, Nanjye bye. imbere y'abafana bamba ngomba kuba kuri umuntu wa fresh kabisa recognizinga tugakomeza tugapushinga ibintu byacu. Abafana ariko abafana baba bizi, hari abaza bahubagurika batabibona neza batazi kubara, ariko ubundi abafana kenshi mfite babazi kubidinga through the threads, bagahita bavuga bagati buriya niwe musaza dufite buriya mu Rwanda. Ya ibintu byacu biba bigomba gufata time bakonfirima abanyarwanda bakunda umuntu abakonfirimye, kandi waye umwanya wabo ukoresha neza. Ngewe niyo principe ya kabisa, sinshaka gutera abafana banje umwanya n'abandi bakunzi b'imiziki yacu. Sasa turi kumwe, peace. Respect. Uwo bamwitaga Muheto Ditre, ngira ngo murabibonye. So abantu ku bantu 240 bari hano live nk'izi ngizi, ndashaka ko zikomeza kugira ngo bigaragare ko bigaragare neza ko akazi turashaka gusubira ku mwimerere wo kuba umuntu yagiye kuvuga ikintu cyiza atabanza agakinyuma, bavuga amatiku ngo agira iki ku buryo nshobora kuza hano nkavuga ikintu cyiza, niba umuntu uje kumutera shout out, urumva nkaza nkamutera shout out. Ariko urabizi mu Rwanda iyo uteye umuntu shout out ukavuga ati no muntu aratwika, abanyarwanda iyo utabanze kuvuga ati kanye naratwika ntabwo babireba, iyo utabanze kuvuga ati uriya musweranye naravuga ntabwo nabireba. Niyo mpamvu ndashaka ko abayobozi bacu bamwe especially nka RIB ino minsi isigaye twegera, aya magambo araza kugerayo, bazajya ibi bintu babyitegereza, ko hari abantu baba bagambiriye neza for sure, like nkanjye myself mba ngambiriye neza, ariko ntabwo nshobora kuyizana. Iyo nshaka ineza ntushobora kuyizana mu bantu ari nk'ineza. Sinzi niba ari hano ariko mu banyarwanda you cannot come ukavuga straight like this ngo uno muntu yakoze ikintu cyiza, ugomba kugisasira ibindi bintu bisa nk'abandi bantu barimo baratwika bakora. Urumva like abanzi baranzi natangiye gukora ibi bintu, ntashobora gukora ibintu kuno mbikora, and then later njya kubona abantu baba barimo baratwika, baza bakavuga amagambo batukana bagira iki, and then ukajya kubona ibintu barimo barakora nta kintu birimo birungurana icyacyo bimariye society. And I had kwiga kuvuga nkabo kugira ngo nzajye nkishamo ibindi bintu bishobora gukora support. Urumva niba nshaka kuvuga ko Bitre ni umujyama mwiza, nawe ngomba kuvuga ati ewana kiriye nkabeshya ikintu, nkavuga ati kiriye kintu kiriye kirara, kiriya kintuza. I have to talk like that. Nibwo bashobora kuza bakumva hamwe nsebeje, then mu nyuma bakagira gute. So nk'abayobozi bacu I really want ko babanza bakabimenya, ibyo ngibyo babanza bakabimenya. Kandi hari n'ikindi kintu njya mbona hano kuri social media, njye nimariye igihe mu biti, ariko ibintu byinshi njya mbibona abantu kuntu bajya bakora ibintu, uragenda nkanjye dumba ibi bintu nzi kubikora, I know how to do it, nzi dumba urumutinganye none, I know how to play the game ya social media. Ariko abandi bantu baraza ugasanga mani umuntegeri araje gusebya abantu, araje aratutsa abantu neza, arabandagaje, umuntu akaza kandagaza abantu. Sabe ndakureba nka kwibwira, urumva nkuso rero
yarangiza akaza akavuga ngo na Dumba arabikora. Ugomba kubanza kwitegereza Dumba si uko nkora, mubyiborere mubivemo mubidusigire, you can't, muzi kubikora, siko mubikora mubikora uko ntabikora, mundeke ibi bintu n'iby'abantu bake. Umeze ute wambwa we, n'ibyo bibora urumva, ubwo ngo abandamukije ngo umeze ute wambwa. Aduhe show y'ukuntu yikoreye umuntu. Gasoko ngo aduhe so, erega Gasoko nawe mbona Gasoko amasaha baryamye, aya ni amasaha ya Gasoko yo kuryama. The nigga cannot be up this time. Ndamunzi Gasoko, ariko ibya Beatrice Dumba kiri guteze. So iyi live yarigambiriye Beatrice, turayirangije. Nyeta Cedric ngira ngo yayirekodinze, mwamwe muba mwabuze ibyo basira abanyarwanda ku buryo muvuga ibi koko, ubwo narinzi ko hari ifi nzima. Sasa urebe nk'iki kigoryi, urumva, undebere nk'iki kigoryi, reka mpininge nk'iyi comment, undebere nk'iki kigoryi. Tuvuye gukora live ngira ngo y'isaha n'igice, tuvuga ku ntuza, tuvuga ku miziki ya Beatrice, tuvuga ku baraperi, tuvuga ibintu biba byiyubashe. Noneho ganye ni muri gupira ikintu ntakana, mumbyiza ukuri kubira ikintu gacyo ngwaza ubwenge, ngo ni umunyabwenge araje, dore ibintu yanditse karive. None ndangiza mbanze mu bloke, ntabwo nshaka kugutuka nkakugomeza abantu, nkakamaze nki bloke. Ubu iki ngiki niyo mpamvu mbuza abantu kugira ngo bagire ubwenge iyo uje nka kwa Dumba. I don't want you to be smart, I want you to keep be a fool, kubera ntabwo undusha kuba nabibaza. Dumba uhera ryari ujye ukabaha kubera icyo utagituka. Muza hano wa mukobwa bamwita gute, Eva, ni Eva wa wundi bavuga ngo umugabo we yari John yagize gutya. Nigeze kumva hano baravuga ngo usanga ngo abantu bakaza bakakwibasira, bakakuvuga, bakagutuka kuri social media n'iki warenza mwe ngo Dumba ngo wararezwe ngo nukazaje ngo uvuga ngo ayo magambo, bakomereye nabi. Umuswera ukoze ikintu nk'ubu ngubu ingenda twika, mba mfite abantu igihumbi kuri live, nahiza nk'iki nkazana nka Beatrice ngavuga ati uno munsi ntabwo nza kwita ku gutwika, ntabwo nza kwita ku bantu 1000. Reka tuganire ibintu bizima byubaka industry. Ugasanga mfiteho abantu 200 kuri ntoza, abantu 200 kuri live, just kubera nahisemo kudatwika, nahisemo kugira ngo mvuge ibintu bizima. Noneho kanyina urumva nuko kwitanga nkozi, kanyina kaza ngo afite ubwenge ngo ndimo ndavuga ibintu, and I'm supposed to kugira ikinyabupfura ngo nararezwe. Ngoma mugiye inyabura ngo nawe wa mugani wa Kasuku noneho ariko nawe yateganya ko n'ikingumemo. N'ikingumemo kuzimana ngo turamba mba napanze, mba nagize iki bintu, mba nabiteguye. Nuyaguze telefoni bro, araza kuvuga ubuza. Tumbe kuduha ku mafaranga, none se amafaranga agenda ikiyo kigoryi, se amafaranga mabera nyo. Cyacu kinsabye amafaranga, n'ubundi usaba amafaranga nayo mu bro. Ndagenda nkatema ibiti, narangiza gutema ibiti nkagira iki, nkitanga aho gatabazanye mu kugira gutema ibiti.
urumva kubera mwanyimye amafaranga nguma mbashimisha ndazana nkabashimisha nkabatwikira nkagira iki bamwe nkabamamaza ngomba time is money umwanya wanjye mba nawo spending ndimo bamwe mbashimisha abandi mbateza imbere mwanze kumpa amafaranga ni mu mafaranga ukabona ikigoryi kuri live kirimo kiransaba amafaranga cyo nacyo mba ngiye kukibloka irakorana uransaba amafaranga we dumba aho kumpa amafaranga muransaba amafaranga niyo nabandi umukire ngiye mfite miliyoni 100 mwego mugomba kumpa amafaranga mwabigurye bishimishe ibindi bitwikire ibindi biteza imbere ibindi bigira iki byaye bize bigisobe n'amafaranga ayo dump nongere kubona ikiboro kinza amafaranga ngewe kumarax turebe goyi kiboro kinza amafaranga you fucking asking for money bro ihangane bro iri kanari byo kwihangana nagezeyo abaswe uzi amafaranga ngiye umuze amafaranga najye guha abantu ngiye nigeze kuza mu Rwanda ntanga ibiganiro jewe dumba ntanga ibiganiro bigeze kuri 80 ikiganiro kigiye hwisura ikingiri kigira views ikiganiro kigiye hururusura rwanje rungu kigira views ni amafaranga uza amafaranga banarahaye abasquare fungura cyaze gang bana mbashira amafaranga no opening agira iki ndagenda abandi ndabashimisha abandi ndimo ndabaha amafaranga gasanga ikiguri ikinsa by'amafaranga bro gasanga ikiguri gikinsa by'amafaranga gutumba mu mafaranga cyo nacyo kigenda kindi kiraje kingo kindomba amadolari ijana ibi birandakaza wibesha nuko udafite kamera nuko udafite kamera uzareba ubundi umuntu yaguze kamera ubundi mu Rwanda umuntu wari wese aguze kamera umuntu wari wese mu Rwanda aguze kamera inzozi waravuga ati icyama nkazabona dumba akajya kuri kamera yanjye akama ikiganiro icyambere uguze kamera agatekereza YouTube ikintu kimuza maravuga ati icyama nkazabona duma mu buzima bwanjye akananyemerera akamba ikiganiro kuni ko nkora ariko uzimana kuguha ibintu yarangije ikabigucishamo warangiza noneho ukagira n'uwo mutima wo kubibaha yubukisha ukagira n'uwo mutima wo kubabasa mama nkaba ku munsi w'imperuka tuzabiba Imana ikuvuga ngo bahaye ngaye ngati bahagurira umurongo nkuriya ndumva ndabura ntabwo nabwiye sako byari burarisha ubwiye turu yawe turu papa wawe yateye mama wawe ariko imagine nk'iyo mibonano bakubyariye neza bakabona n'amafaranga bakazajya impamanga ndaburara Mbere bisa Mwaje mujya gusambana mufite n'amafaranga azatunga abana muzabyara no gukuramo inda ntibyoroshye n'icyaha
ubayeho nabi boro